wari uzi ko ikiganiro cya radiyo Rwanda uyu munsi aho isi ibeshwaho n'amafaranga n'icyubahiro, hafi ya twese tuvuga ko umurage ukomeye dukwiye kuraga abana bacu ari uburezi bwiza. Kubera ko nta mitungo myinshi dufite yo kuzaraga abana bacu, kandi niyo twayingira tukayibaraga byabasaba ubumenyi bwo kwicunga. Buri munsi badusubiriramo ko umutungo w'ingenzi wo kubaha ari uburezi n'uburere bwiza. Niyo mpamvu twirya tukimara ngo tubohereze mu mashuri meza ahenze cyane, babigisha imibare, kuvuga Igishinwa n'Icyongereza, imitegekere y'isi, amateka ya muntu, ubugenge, ubutabire n'ubundi bumenyi. Uko imyaka ishira tugenda tumanura imyaka dutangiriraho kubohereza ku ishuri. Uyu munsi ku myaka 3, igihe bataramenya n'amazina yabo, tuba twabohereje ku ishuri bagatangira kubaho ubumenyi bw'ibanze buzabafasha kuba abantu bazima. Dutanguranwa n'ubwonko bwabo, tugatangira kubapakiramo ibyo twifuza ko bazamenya. Bagana inzira y'ishuri kuva bakiri ibitambambuga, bakazarinda bagira imyaka irenga 30 bakiga. Nta kindi kinyabuzima kibaho cyigisha abana bacyo igihe kirekire nkatwe. Bitewe n'aho bagarukiye mu ishuri, mu buzima bwose tubaha icyubahiro n'igitinyiro gitandukanye. Abatarageze kure muri ayo mashuri nibo bari munsi y'abandi bose. Kera ubuhinzi butaravumburwa, abantu bose babeshwagaho n'umwuga umwe, ubuhigi. Iryo shuri buri wese yigaga iyo yamaraga kugira imyaka yo gukora. Ubuhinzi bumaze kuvuka, abantu bavumbuye ubucuruzi, bavumbura ko hari n'ibindi bakeneye usibye gushaka ibyo kurya gusa. Kwiga guhiga ntabwo ari byo byonyine byari bigikenewe, ahubwo batangiye no kwiga gukora ibindi. Uburezi mu Cyongereza babwita education. Iri jambo education cyangwa education rikomoka ku Kilatini ex, bisobanura out of, hanze ya, cyangwa se cyahoze. Ukongeraho ducare, bisobanura to lead, kuyobora cyangwa se guha icyerekezo. Bivuze ko education bisobanuye to lead out of. Ijambo ry'Ikilatini educare ryari rifite igisobanuro cyo gusohora umuntu mu gihe cy'ubwana. Nicyo gisobanuro cy'uburezi, gukura umuntu mu bwana. Amateka y'uburezi ni nayo mateka y'iterambere n'ubusirimu bwose twagezeho nk'inyoko muntu. Imwe mu mpamvu habayeho uburezi ni ugusakaza mu bakiri bato indangagaciro z'umuco n'ubumenyi bizagirwa n'abantu bakuru bahazaza. Uburezi butangira bwari bufite intego yo kwigisha abakiri bato umuco no kubatoza imibereho ikwiye mu gihe kizaza. Mu Bugereki bwa kera n'ibyo kwiga byatangiriye nyuma yo guhimba inyandiko. Ni hagati y'ikinyejana cya 5 n'icya 4 mbere ya Yezu. Abana batozwaga kuzaba abaturage beza, bakigishwa kuvugira mu ruhame, ndetse bakigishwa n'amahame agenga abantu bakuru babereye igihugu. Gutanga amasomo ntabwo byari inshingano za leta. Abantu ku giti cyabo nibo bigishaga abana bakishyurwa. Bivuze ko atari abantu bose bashoboraga kwigondera uburezi. Uburezi bwatangiranye n'amafaranga y'ishuri. Abana bigaga ni abari bemerewe kuzagira uruhare muri demokarasi, kubera ko demokarasi yavukiye muri iki gihugu, muri Atene. Ni abana b'abahungu bo muri Atene. Abagaragu, abanyamahanga n'abagore ntabwo bari bemerewe kwiga, kubera ko ubumenyi bwatangwaga hano bwari bugamije guha abantu ubushobozi bwo kuzayobora. Abana b'abahungu kandi bigishwaga ibyo kugorora umubiri kugira ngo bazavemo abagabo b'ibitangaza, bakigishwa ubugeni n'ubuvanganzo. Muri Egiputa ya kera naho uburezi ntabwo bwari butandukanye cyane n'ubwo mu Bugereki. Abana bavuka ku babyeyi bo mu cyiciro cyo hasi bagombaga kwiga imyuga ya base. Umwana yagombaga kuzaba icyo se yari cyo. Ntabwo abangaba bajyaga ku ishuri. Abo mu cyiciro gikurikiyeho bo bajyaga ku ishuri bakiga imyuga itandukanye, wongeyeho kwandika, gusoma, imibare. Abana bavuka mu miryango yo mu cyiciro kiruta ibindi byose nibo bigaga kugera kure mu masomo, ukongeraho amasomo y'iyobokamana, imibare, ubumenyi bw'isanzure n'ubuvuzi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu myaka irenga 5000 ishize, uburezi bwavuye kuri uru rwego
none dore aho tugeze. Amasomo yikubye inshuro nyinshi cyane, ibyo kuyakoresha biriyongera, uburyo atangwamo burahinduka. Uyu munsi twiga bitabaye ngombwa ko abarimu baduhagarara imbere. Imibereho y'abatuye isi irahindagurika ku muvuduko munini ku buryo abantu barimo kwiga uyu munsi batazi niba ibyo barimo kwiga bizaba bikigezweho mu mwaka wa 2050. Ibyo tugiye kuvuga byose muri iki kiganiro twabikuye mu gitabo 21 leçons pour le 21e siècle cya Yuval Noah Harari. Ni chapitre ya 19. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kubanamo na Cogebanque. Banki yazanye uburyo bunogeye buri wese, butekanye kandi bwihuse bwo gukoresha banki yawe. Ukoresha telefone yawe ugakanda akanyenyeri 505 urwego. Ushobora kohereza amafaranga, wagura umuriro, wareba amafaranga asigaye kuri konti yawe ndetse n'ibindi byinshi. Ibyiza no kugendana n'ibigezweho uhitamo gukoresha services z'ikoranabuhanga za Cogebanque. Ukeneye ibindi bisobanuro waganisha mirikwegereye rya Cogebanque cyangwa ugahamagara 50 Ku musozo w'iki kiganiro tubafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Wari uzi ko kwita ku isuku y'ibiribwa n'iy'amazi yo kunywa ari ingenzi mu gukumira coronavirus? Ikaze. Nigute tuzaba muri iyi si ihindagurika gutya, aho ibyo twigishijwe mu ishuri mu myaka ya kera bitakigezweho ndetse bimwe bitakinakenewe? Nigute dukwiye kwitegura hazaza twebwe n'abana bacu mu gihe imibereho yacu idasiba kuzamo impinduka zikuraho ibyo twari twarigishijwe byose? Umwana warayavutse mu ijoro ryakeye cyangwa se urimo kuvuka kano kanya azaba afite imyaka 28 mu mwaka wa 2050. Byose nibigenda neza azaba akiriho mu mwaka wa 2100. Iki gihe azaba ari umuturage mwiza ushaje wo mu kinyejana cya 22. Ni iki tugomba kwigisha uyu mwana kizamufasha kwibeshaho no kugira umumaro mu muryango mugari wo mu 2050 cyangwa mu kinyejana cya 22? Hakeneye ubuhe bwoko bw'ubumenyi kugira ngo azabone akazi, azasobanukirwe ibibera ku isi, azanashobore kubana n'abandi muri ubu buzima? Nta muntu n'umwe uzi uko isi izaba imeze ejo bundi mu mwaka wa 2050. Mu 2019 mu ntangiro nta muntu wari uzi ko bishoboka kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga, umwarimu n'umunyeshuri batari mu cyumba kimwe kandi bari mu gihugu kimwe. Nta wari uzi ko ubuzima bushobora guhinduka aho ibintu byinshi bikorwa abantu bategeranye kandi bigashoboka. Mu minsi mike ishize mu Rwanda hashyizweho iteka ryemerera umukozi wa leta kuba yakorera akazi mu rugo bitabaye ngombwa ko ajya ku biro cyangwa se ahandi asanzwe agakorera. Mu myaka 10 ishize ntabwo ari abantu benshi batekerezaga ko hazabaho impinduka ziri kuri uru rwego. Iteka riteganya ko umukozi akorera akazi mu biro ahasanzwe akorera, ariko ashobora no kuba yakorera n'ahandi haba mu rugo se cyangwa ahandi hantu, ariko akondisiyo ke akomeza gutanga umusaruro. Iyo flexibility rero yajemo kugira ngo dushingiye kuri experience twagize, ariko urwego nanone mbere yuko rutanga cyangwa se rwemerera umukozi kuba yakorera ahatari muri office cyangwa se ahandi asanzwe akorera akazi, niho agomba kubanza kugenzurwa imiterere ya serivisi atanga. Ese serivisi umukozi atanga zimeze gute? Ese ashaka kuzitanga atari ahasanzwe akorera agatanga umusaruro? Iyo bikwiye kubanza kugenzurwa. Ndetse ikindi nakwifasizingaho nuko umukozi agomba kuba ari available igihe cyari cyose akenewe n'uwataha serivisi cyangwa se n'urwego akorera, umuyobozi wiwe akamubona, ndetse no gutanga umusaruro. Ntabwo bivuze ngo niba wemerewe gukorera mu rugo biraba amasaha yo kujya muri gahunda zawe. Ni amasaha umukozi aba akwiye kudedicatinga cyangwa se guharira ibijyanye n'akazi kuko bari amasaha y'akazi. Ni umuyobozi ushinzwe ishami ry'amategeko muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Bwana Fabien Mberabagabo. Ibibazo byo kumenya uko isi y'ejo hazaza izaba imeze ni ibibazo n'uyu munsi bidafite ibisubizo. Birumvikana no kuva na kera abantu ntabwo bigeze bagira ubushobozi bwo guteganya uko ejo hazaza hazaba hameze ngo babimenye neza ntacyo bibeshyeho, ariko uyu munsi bigoye ku rwego rutari rwarigeze kubaho mbere. Kuva ikoranabuhanga ryakwinjira mu mibereho yacu uko yakabaye,
nta kintu na kimwe wakwizera ko kitazahinduka kugera no ku byo twizeraga ko bizahoraho iteka ryose. Mu myaka 1000 ishize, ubwo ni ukuvuga mu mwaka w'2022, hari ibintu byinshi by'ahazaza abantu batari bazi, ariko nibura bari bazi neza ko amahame y'ingenzi agenga imibereho y'abantu atazigera ahinduka cyangwa se azahinduka bitinze. Iyo uza kuba utuye mu Bushinwa bwo mu 2022, wari kuba ubizi ko bishoboka ko mu 2050 ubwami bushobora kuzahinduka, ko ibyorezo bishobora kuzatera bigahitana ubuzima bw'ibihumbi by'abantu, ko abaturage benshi bazaba bagikora imirimo y'amaboko, ko abatware bazaba bagikeneye rubanda rwo kwifashisha mu gisirikare n'indi mirimo, ko abagore bazaba bagifite uburenganzira buri munsi y'ubw'abagabo, ko icyizere cy'ubuzima kizaba kikiri imyaka 40 kandi ko umubiri w'umuntu uzaba ukimeze nk'uko wari umeze mu 2022. Aha ni mu myaka 1000 ishize. Ibi byose twavugaga ntabwo ushobora kubivuga uyu munsi. Nta muntu uzi uko ubuzima buzaba bumeze mu 2050. Ntabwo tuzi niba imibiri yacu izaba igiteye uko iteye uyu munsi. Ntabwo tuzi niba icyizere cyacu cy'ubuzima kizaba kikiri imyaka turiho uyu munsi. Ushobora gusanga ikoranabuhanga n'ubuvuzi bugezweho bizaba byarahinduye imiterere n'imikorere y'imibiri yacu. Ntabwo tuzi niba imirimo turimo kwigira uyu munsi icyo gihe itazabikorwa n'imashini. Ntabwo tuzi niba akazi kazaba kagitangwa uko gatangwa uyu munsi. Mu Bushinwa bwo mu 2022, ababyeyi b'abakene bigishaga abana babo guhinga umuceri no gutunganya ubudodo bwo kudoda imyambaro. Abakire bigishaga abana b'abahungu babo gusoma amahame ya Confucius, kwandika no kurwanira ku ndogobe. Abakobwa babo babigishaga kuzaba abagore beza, batinya abagabo babo kandi bemera kuburizamo uburenganzira bwabo imbere y'abagabo babo. Ibi babyigishwaga mu 2022, ariko byari bikigezweho mu 2050. Uyu munsi ntabwo tuzi uko Ubushinwa cyangwa se ibindi bice by'isi bizaba bimeze mu mwaka wa 2050. Ushobora gusanga ibyo abana bacu barimo kwiga uyu munsi nta mumaro bizaba bigifite mu 2050. Uyu munsi amashuri menshi ashyira imbere guha abana ubushobozi bwo kwishakira amakuru. Ibi byari bifite agaciro gakomeye mu myaka yashize kubera ko kubona amakuru byari ikibazo. Mu mwaka w'1800, umuturage wo mu mujyi muto wo muri Mexique ntabwo yashoboraga kumenya ibintu byinshi ku bibera ku isi. Nta radiyo yariho, nta televiziyo, nta kinyamakuru, nta somero rusange. N'inyandiko nke zo gusoma zabonekaga zabaga zivuga ku iyobokamana gusa, kubera ko hari inyandiko ubwami butemeraga ko abaturage basoma. Ibi ni nako byari bimeze mu Burusiya, mu Buhindi, muri Turukiya cyangwa se mu Bushinwa. Kwigisha umwana kwandika no gusoma icyarimwe unamushyiramo ubumenyi bw'isi, amateka n'ibinyabuzima byaje ari iterambere rikomeye mu birebana n'uburezi. Uyu munsi mu kinyejana cya 21 dufite amakuru tudashobora kubona icyo tumaza n'aho tuyabika kubera ubwinshi bwayo. N'uwakenera kudukumira kuri amwe muri ayo makuru ntabwo byamworohera. Umuntu usanzwe nkanjye nawe utunze smartphone, utuye mu ntara iyo ariyo yose ku isi, niyo yakoresha igihe cyose asigaje kubaho kuri iyi si asoma Wikipedia, ntabwo yazava ku isi arangije page zose ziyigize, ngo narebe ibiganiro mbwirwaruhame byuzuye kuri internet, ngo nakurikira amasomo y'ubuntu atangirwa kuri internet arimo yigisha guteka, ubukungu n'ibindi. Abaturage bo ku isi hafi ya bose bafite ubushobozi bwo kumenya ko Ubushinwa bwarunze intwaro ku mupaka wa Taiwan, ko Uburusiya bwarashe muri Mariupol, cyangwa ko urubura rukomeje gushonga ku mpera y'isi. Hari amakuru menshi aturuka ahantu hose arimo n'avuguruzanya ku buryo binagoye kumenya yo kwizera. Ku isi imeze gutya, guha umunyeshuri amakuru menshi bitekerezwa ko ari cyo kintu cya nyuma umwarimu yakabaye akora. Amakuru barayafite menshi cyane. Bitekerezwa ko igikenewe ahubwo ari ukubaho ubushobozi bwo gushyira mu gaciro, bwo gutandukanya igifite akamaro n'ibidafite akamaro. Byose birihuta, nta gihe gihari cyo gukora ibyo ari byo byose. Ibyemezo abatuye isi bazafata mu binyacumi by'imyaka igiye kuza nibyo bizagena ahazaza h'ubuzima kuri iyi si. Igisekuru gituye isi uyu munsi nikibura ubushobozi bwo kureba isi mu bunini bwayo ngo hubakwe imyumvire y'uko buri wese yagira icyo akora mu mibereho yayo, ahazaza hayo ubwaho
hazishushanya ntawe bigizemo uruhare. Usibye guha abanyeshuri amakuru menshi, amashuri menshi yo ku isi aha agaciro guhiganisha abanyeshuri mu birebana n'ubumenyi, gukemura cyangwa gukora za equation cyangwa amahurizo y'ubwoko butandukanye, kwandika za kode mu rurimi rwa mudasobwa C++, kugaragaza ibinyabutabire bigize ikintu runaka cyangwa kuganira mu Gishinwa. Nyamara kuko tutazi ibizaba bikenewe ku isi mu mwaka wa 2050, ntabwo tuzi mu by'ukuri ibizaba bikenewe ku isoko ry'umurimo ngo abe ari byo twiga tunigisha abana bacu uyu munsi. Dushobora kuba turimo kwigisha abana bacu kubaka gahunda za mudasobwa hakoreshejwe ururimi rwazo rwa C++, ukazasanga mu 2050 hazaba hari gahunda ya mudasobwa y'igitangaza izaba yubaka izindi gahunda za mudasobwa aho kugira ngo bikorwe n'abantu. Dushobora kuba turimo kwigisha abana bacu kuvuga Igishinwa kandi mu 2050 hazaba hari gahunda ya mudasobwa izajya isemura Igishinwa n'izindi ndimi z'amahanga ku buryo uzajya woroherwa no kuganira n'Umushinwa udategwa, kandi mu by'ukuri ijambo ry'Igishinwa uzi kuvuga ryonyine ari niao. Abantu bize mu myaka yashize bashyize ingufu nyinshi mu byitwa calcul mental cyangwa se gukora no kubara imibare mu mutwe, badatekereza ko hari igihe ku isi buri wese azaba afite telefone igendanwa irimo akamashini gakora imibare ku buryo ntawe uzongera kwivuna akora imibare yo guteranya, gukuba, kugabanya no gukuramo mu mutwe. Abantu bize mu myaka ya kera bigaga kwandika n'ikaramu batozwa kunoza umukono ku buryo ibyo yandika byose bisomwa na buri wese bitamugoye. Ntabwo bari barigeze batekereza ko agaciro ko kwandikisha ikaramu kazagenda kagabanuka kugera aho kenda gushiraho, aho inyandiko zose zizajya zandikishwa mudasobwa, wakwandikisha ikaramu bakakubwira ko nta gaciro bifite. Hari abantu bize amasomo y'ubwubatsi, ubwarimu cyangwa se ubuganga mu gihe cy'imyacumi by'imyaka batazi ko mu 2020 imbuga nkoranyambaga zizabyara imirimo mishya yo gutangaza amakuru no kwamamaza ihemba neza kurusha abaganga n'abarimu n'abubatsi bafite ubumenyi bwuzuye imitwe bize mu binyacumi by'imyaka. Ntabwo mu by'ukuri tuzi iby'isi y'ejo hazaza izaba ikeneye. Ni iki mu by'ukuri dukwiye kwigisha abana bacu uyu munsi? Hari impuguke nyinshi mu birebana n'uburezi zemeza ko amashuri yari akwiye gutangira kwigisha agendeye ku byo bita 4C: pensée critique, communication, collaboration na créativité. Ni ukuvuga ko abanyeshuri bakwiye kwigishwa gusesengura amakuru babona, gutumanaho bikwiye, gukorera hamwe no guhanga ibishya. Icy'ingenzi bakwiye kwigishwa uko bazajya binjira mu mpinduka n'uko bazajya bazibamo, bakigishwa no kurinda ubuzima bwabo bwo mu mutwe mu bihe bidasanzwe, kubera ko nibyo twiberamo. Kugira ngo uzabashe kubaho neza mu isi yo mu mwaka wa 2050, ntabwo ikizakenerwa gusa ari uguhimba ibitekerezo bishya, ahubwo mbere ya byose ikizakenerwa kurusha ibindi ni ukwiga guhinduka wowe ubwawe kandi mu buryo buhoraho. Impinduka ntabwo zizasiba kutugwa hejuru. Hamwe n'umuvuduko w'impinduka zibaho uyu munsi, ubukungu ndetse n'igisobanuro cy'inyoko muntu ubwabyo bifite amahirwe menshi yo guhinduka. Nibyo impinduka nta gihe zitabayeho, ariko izirimo kuba uyu munsi zo nta zindi zisa nazo zabayeho. Mu 1948 mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, amamiliyoni y'abantu bavaga mu byaro by'iwabo bagasiga amasambu n'amatungo yabo bakajya mu mijyi gushaka akazi ko gukora mu nganda. Izi nizo mpinduka zabagaho. Ntabwo byashobokaga ko muri icyo gihe abantu uzababona barahinduye igitsina, ngo wari umugore ahinduka umugabo, wari umugabo ahinduka umugore, cyangwa ngo biyongeresheho icyumviro cya gatandatu. Ikindi kandi uwabonaga akazi mu ruganda rukora imyenda yabaga yizeye ko ako kazi azakagumana kugeza apfuye. Uyu munsi ninde ufite akazi afite icyizere cyo kumarana imyaka 20? Mu 2048 amamiliyoni y'abantu bashobora kuzimuka bakava mu mijyi batuyemo bakajya mu ikoranabuhanga, bagasa n'aho ariho batuye, bagasa n'abahagaritse kuba muri ubu buzima bwacu tubamo, bakaba bafite ibitsina bihitiyemo, gabo, gore, cyangwa bagahitamo kutagira igitsina icyo ari cyo cyose muri ibi nari mvuze. Ikindi kandi ibirebana no kugira ibyumviro, abantu bashobora kwitereshaho ibyumviro birenze ibyo dufite mu buryo karemano, kubera ko bashobora kwinjiza mu mibiri yabo utwuma dutuma bakora nk'imashini aho gukora nk'abantu b'inyama n'amaraso. Nibabona akazi bazaba bafite ibyago byinshi byo kugatakaza mu gihe kitarenze imyaka 10, kubera ko hazaba haraje imashini zikora neza kubarusha.
nta muntu n'umwe uzi ubwoko bw'impinduka zizaba mu mibereho yacu mu myaka igiye kuza. Kuva twamenya ubu buzima tubuzi bugabanijemo ibice bibiri byuzuzanya. Igice cyo kwiga no kwimenyereza ubuzima gikurikirwa n'igice cyo gukora. Mu gice cya mbere cyo kwiga no kwimenyereza ubuzima wahawe amakuru yose ku mibereho, uhabwa ubumenyi bukwereka uko isi iteye n'uko ibayeho, bigufasha kubaka ibikuranga bikugira uri uyu munsi. Nubwo ku myaka 10 iwanyu baba baragukuye mu ishuri bakakohereza kurinda umuceri no kuwubagara, igikorwa cy'ingenzi wakoraga icyo gihe kuri iyo myaka 10 kwari ukwiga kurinda umuceri, ukamenya uko wera, uko bawukiza ibisambo n'uko ugurishwa, n'ukwiga n'ubundi. Mu gice cya kabiri cy'ubuzima bwawe wishingikirije ubumenyi wungutse cya gihe ukiri mutoya, maze ubasha kubaho muri ubu buzima, ubana n'abandi, ubasha kubaka ubuzima, utanga umusanzu mu muryango mugari n'imibereho yawe. Birumvikana ku myaka 50 uzaba ugikomeje kunguka ubumenyi bushya ku muceri, ku bucuruzi bwawo no gukemura amakimbirane ku butaka, ariko bizaba ari ubumenyi buke cyane ugereranije n'ibyo wize ku myaka y'ubuto. Muri iki kinyejana cya 21 umuvuduko w'impinduka ku mibereho ndetse no kwiyongera kw'igihe cyo kubaho byatumye ubu buryo nari mvuze bwo kwiga butakaza agaciro. Izi mpinduka zishobora kuzateza ibibazo bikomeye byo mu mutwe ku bantu benshi kubera ko impinduka buri gihe zihungabanya imitekerereze. Hari imyaka abantu barenga bakaba batagikunda impinduka. Ku myaka 15 y'amavuko ubuzima bwawe bwose buba bugizwe n'impinduka. Umubiri ubukura buri munsi, ibitekerezo byawe bihindagurika, imibanire n'abantu yaguka. Ibi byose biba ari bishya. Umuntu aba asa n'urimo kwirema. Benshi mu ngimbi n'abangavu batinya izi impinduka, ariko ni impinduka nziza cyane. Kuri iyi myaka isi yose ibiri imbere yawe ugifite uburenganzira bwo kuyikoresha icyo ushaka. Ku myaka 50 ngo nta mpinduka uba ugishaka. Abenshi kuri iyi myaka baba barahagaritse ibyo gushaka kwigarurira isi. Ibyo byose murimo nabinyuzemo, ibyo narabikoze, iriya myenda narayambaye. Iki gihe uba wishakira umutuzo no kuguma aho wageze kurusha kwiruka ku mpinduka. Uba warashoye byinshi mu bumenyi bwawe, mu mwuga wawe no mu bindi, ku buryo nta bushake na buke uba ugifite bwo kongera gutangira bushya. Uko wakoze cyane ugamije kugira icyo wubaka, niko bikugora kurekura ibyo wubatse ngo bisimbuze ibishya. Hadutse imashini nshya ifasha abantu gukora amara. Ngiye mara nzizi mu mutwe. Hadutse ubwoko bushya bw'indirimbo, ni nziza, ariko izacu zo mu myaka ya za 70 zari nziza cyane, ni nazo nzakomeza kwiyumvira. Nubwo ubwonko bw'umuntu mukuru bushobora guhindagurika, ariko ntabwo buhinduka ku rwego ubw'ingimbi n'abangavu bushobora guhindukaho. Ikibazo nuko muri iki kinyejana twese dutegetswe guhinduka kugira ngo dushobore kubaho. Nugerageza kwizirika ku mikorere ya kera, imyumvire ya kera cyangwa se akazi ka kera, ushobora kuzisanga isi yaragusize kandi ubuzima bwose bwubakiye kuri izi mpinduka. Uyu munsi ntabwo wavuga ko udashaka gutunga telefone igendanwa ngo kuko kuyikoresha bigoye, ngo kandi kubera ko ibivugirwaho byose bitaba ari ibanga. Ubuzima bwawe utayifite bwaba bubi cyane. Uko uzagera mu zabukuru kose uzategekwa guhora wiga kandi uhindura imyumvire mu buryo buhoraho. Aho ni muri iki kinyejana. Uyu munsi ku isi yose hari urubyiruko rwatangiye amashuri muri iki kinyejana cya 21. Rutangira kwiga hari internet na mudasobwa na telefone zigendanwa. Bize mu buryo butandukanye 100% n'uburyo ababyeyi babo bizemo, uburyo abantu bize mu myaka ya za 70 bize. Gusa aba bantu baje kwisanga bakora hamwe, abize muri iki kinyejana n'abize mu myaka ya za 90 na 80. Abize muri za 80 bategetswe guhinduka, bakiga kuba nk'urubyiruko rwo mu kinyejana cya 21. Bakiga gukoresha mudasobwa, bagafungura konti ku mbuga nkoranyambaga, bakiga uburyo bushya bwo gukora akazi batavunitse kandi akazi kagakorwa neza. Bakiga gukora akazi mu buryo bugamije inyungu z'ako kanya, kabari n'ubwo izo nyungu zaba zangiza byinshi. Ibintu twamaze igihe tubona nk'ibitangaza bizagenda bihinduka ibintu bisanzwe. Twese turabizi igihe telefone zigendanwa zari z'abantu bakize kandi bize. Mudasobwa, gukoresha amashanyarazi,
kugira konti muri banki, gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ibyo wahoze wita ko ari ubuhanga n'ubunararibonye wari wihariye bizagenda bihinduka iby'inyoko muntu yose uko yakabaye. Ibi ariko bizagenda binadusunikira ku rwego aho tuzahangana n'ibibazo bitari byarigeze bibaho mbere, cyangwa se ibibazo umuntu n'umwe atigeze ahura nabyo. Tekereza uyu munsi internet iramutse ihagaze ku isi yose mu gihe cy'amasaha 24, imibereho y'isi yose uko yakabaye yasa n'iyasubiye mu kinyejana cya 20. Haboneka igihombo kitagira ingano haba ku bukungu n'imibereho, ariko iki ni ikibazo twakemura bidatinze. Ibyo twahoze dufata nk'ibisanzwe cyangwa se imibereho kamere, hari igihe bizagenda bitakaza agaciro, ahubwo imibereho mishya yubakiye ku ikoranabuhanga n'ubwumvikane rusange bikaba ari byo bigira agaciro. Imibiri ihinduye yubakishijwe ikoranabuhanga, imashini zizi ubwenge, gahunda za mudasobwa zifite ubushobozi bwo gukoresha amarangamutima yanyu n'ibindi byinshi, hari ubwo bizaba ibintu bisanzwe, ahubwo ibyo twamenyereye nk'ibisanzwe bihinduka ibidasanzwe. Uyu munsi umuntu udasanzwe n'udafite telefone igendanwa atari ukubera kubura mikoro, ahubwo kubera ko adashaka kwitunga. Uyu ni udasanzwe. Umunsi hazaza ubuhanga bwo kugushyira mu bwonko akuma gatuma ubwonko bwawe bukora cyane, amaso yawe akareba kure, amatwi yawe akumva cyane, ugashobora kwibuka ibintu byose byakubayeho. Twese tuzishyiramo utwo twuma. Utazakishyiramo ni uzaba afite ikibazo, azaba ameze nk'ufite ubumuga. Mu gihe nk'iki ngiki, ni iyihe myitwarire n'imibereho myiza yo kugira ku muntu uwo ari we wese? Uyu munsi nta bushobozi dufite bwo kumenya ibizaba ku isi ejo cyangwa ibizatubaho twebwe ubwacu kubera umuvuduko ibintu birimo guhindukaho. Ni gute waba mu isi aho kutagira amakuru ku bizakubaho bitakiri ikibazo, ahubwo ari bwo buryo bw'imibereho? Kugira ngo ube muri ubu buzima biragusaba kwiyoroshya mu bwonko kurusha ikindi gihe cyose twabayeho. Biragusaba guhora witeguye kwakira ibiza no kurekura ibigenda, guhindukana n'ibihe, kwemera gusezerera ubumenyi usanganywe ukabusimbuza ubushya. Uhoze uzi kwandikisha ikaramu abantu bakunda umukono wawe, uyu munsi uwo mukono wawe mwiza ni wowe ushimisha wenyine, kubera ko twese twandika kimwe kuri mudasobwa. Uri umuhanga cyane mu gukora imibare mu mutwe, uyu munsi nta kintu kinini uturusha twebwe, kubera ko natwe ibyo ngibyo tubikoresha imashini mu kanya gato cyane kandi tutavunitse. Ikibazo ni uko kwigisha abana bacu tubabwira ko ibyo turimo kubigisha bishobora kuzahinduka ejo cyangwa se ejo bundi bigoye cyane kurusha kubigisha amara cyangwa impamvu zateye intambara ya mbere y'isi. Uyu munsi kubigisha uko intambara ya mbere y'isi yagenze ntabwo bigifite umumaro munini cyane, kubera ko babirebye muri filime. N'abarimu ubwabo ntabwo biteguye, kubera ko izi mpinduka za buri munsi nabo zirabareba. Impinduramatwara y'inganda yaduhaye ubwoko bw'uburezi bukora nk'uruganda. Gufata abanyeshuri ukabigisha ibintu bitagamije kubahindura mu myumvire cyangwa se mu marangamutima, ahubwo bigamije kuzabafasha kubihahisha mu gihe kizaza. Amashuri yacu ateye ate? Rwagati mu mujyi cyangwa mu gace runaka hari inzu nini yubatse mu buryo bukomeye, ikaba igiye igabanyijemo ibyumba bitandukanye, ariko byose bisa kandi biteye kimwe. Byose bigiye biteyemo za pupitre ziri ku mirongo. Iyo inzogera ivuze, wowe na bagenzi bawe bagera muri 30 mwese mwavukiye rimwe mwerekeza muri kimwe muri ibyo byumba. Buri uko isaha ishize hinjira umuntu mukuru akabahagarara imbere agatangira kubabwira amagambo. Hari uza akababwira imiterere n'imikorere y'isi, undi akaza akababwira amateka y'isi n'ibihugu biyigize, undi akaza akababwira imikorere y'umubiri w'umuntu. Aba bose buri kwezi bahembwa na leta cyangwa se umushoramari washinze iryo shuri. Ngiri ishuri ryo mu kinyejana cya 20 no mu ntangiriro cya 21. Buri wese muri twe arabizi neza ko ubu bwoko bw'uburezi n'imyigishirize byakoze akazi gakomeye mu kubaka intiti zituye isi, ariko ubu ngubu ni uburyo bw'imyigishirize burimo gukendera. Ni iyihe nama mu by'ukuri waho umwana uzatangira ishuri mu kwezi kwa 9 mu gace k'icyaro ko muri Mexique, mu Rwanda, mu Buhindi cyangwa muri Alabama? Dore inama umwanditsi Yuval Noah Harari atekereza ko uyu mwana akwiye guhabwa mbere y'uko atangira ishuri. Ntuzizere 100% ibyo abantu bakuru bakubwira. Benshi mu bantu bakuru mu by'ukuri bazakwigishanya umutima mwiza banakwifuriza ineza, ariko nabo ubwabo nta kintu bazi kuri iyi si.
myaka yashize gukurikiza inama n'amasomo by'abantu bakuru byari ibintu byizewe cyane kubera ko bari basobanukiwe iyi si. Yakubwiraga ko atari byiza kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga, ko ahubwo ugomba gusoma ibitabo, bikaba ari byo koko, kubera ko gusoma ibitabo nibyo byaguhaga ubumenyi buzakubeshaho mu myaka izaza. Ikibazo ni uko uyu munsi kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga bishobora kuba bikwinjiriza amafaranga aruta ayo ushobora kuzakura muri bya bitabo. N'ibyo bitabo ubwabyo biri ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi ibyo wabwirwa n'umuntu mukuru ntabwo wamenya niba bikubwira kubera ubuhanga n'ubunararibonye afite cyangwa se niba bikubwira kubera ko yigumuye ku bigezweho. None ni iki cyo kwigisha abakiri bato? Ikoranabuhanga rifite ingaruka nyinshi. Rishobora kugufasha cyane, ariko niriramuka rifashe umwanya munini mu buzima bwawe rishobora kuzagufata bugwate. Mu bihumbi byinshi by'imyaka ishize abantu bavumbuye ubuhinzi. Ikibazo ni uko ubu buvumbuzi bwakijije abantu bake cyane, abandi benshi bukabagira abacakara. Kuva izuba rirashe kugera rirenze, birirwa barandura barunda ibyatsi mu mirima, bikorera indobo z'amazi bavomera ibihingwa, basarura ingano ku izuba ritagira uko ringana. Aba nibo bari ku murongo w'inyuma mu mibereho y'abatuye isi. Kubirebana n'ikoranabuhanga rero, ibi nabyo birashoboka. Rishobora kukugira umucakara mu gihe ririmo gukiza abandi bake muri twebwe. Ikoranabuhanga ntabwo ari ribi mu by'ukuri. Igihe uzi icyo ushaka rishobora kugufasha kukigeraho, ariko igihe utakizi ryo rizakikugenera kandi mu buryo bwaryo, ubundi rihita ritangira kugenzura ukubaho kwawe kose. Niribasha kudusobanukirwa kurusha uko turisobanukiwe, rizatangira kudukoresha aho kugira ngo turikoreshe. Wabonye ziriya nyamaswa zuzuye imihanda mu mijyi y'isi yose zigenda zitareba aho zishinga ibirenge kubera ko amaso yazo acuritse muri smartphone? Ukurikije uko babona, nibo bagenzura ikoranabuhanga cyangwa niryo ribagenzura? Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Reka noneho tubagezeho ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Wari uzi ko kwita ku isuku y'ibiribwa n'iy'amazi yo kunywa ari ingenzi mu gukumira coronavirus? Ingamba zo gukumira iyi ndwara twese twarazisobanuriwe. Inyinshi muri zo zishingiye ku isuku. Birasa n'ibishimangira ko uramutse witwararitse isuku uko bikwiye, waba ugabanyije ibyago byo kwandura indwara ziterwa n'umwanda, ariko icyarimwe ukaba wanirinda kwandura no kwanduza coronavirus. Mu rwego rwo gufasha abantu gusobanukirwa ibikwiye kwitwararikwa mu kwirinda indwara ziterwa n'umwanda ariko ukaba unirinze coronavirus, Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyakoze urutonde rw'ibikorwa buri muntu akwiye kwitwararika, bityo bikamugabanyiriza ibyago byo kwandura COVID-19. Karaba intoki buri gihe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ibi ubikore mu gihe kitari munsi y'amasegonda 40. Amazi yo kunywa agomba gutekwa akabira kugira ngo abe ari meza, asukuye kandi atatera impiswi. Koresha amazi atetse yabanje kubira mu kuronga imbuto n'imboga mbere yo kuzikata no kuzirya. Buri gihe gira isuku y'intoki, y'ibikombe n'ibindi bikoresho ukoresha ugaburira umwana. Itwararika isuku y'aho utegurira ibiribwa, ibintu ukatiraho ibiribwa, amasahani, amasafuriya, ibimamiyo n'ibindi bikoresho ubyogesha isabuni n'amazi meza. Ronga amagi ukoresheje isabuni n'amazi meza. Ibiribwa bikomoka ku matungo nk'inyama n'amafi bigomba kubikwa kure y'ibindi biribwa kugira ngo bitabyanduza. Teka inyama, amafi n'amagi kugeza bihiye neza. Hita ugabura ibiryo bigishya cyangwa se ukimara kubiteka. Shyushya ibiryo byose bimaze igihe kigera ku isaha imwe biteguwe mbere yo kubirya cyangwa se kubigaburira umwana. Irinde guha umwana ibiribwa n'ibinyobwa byo mu nganda nka za jus cyangwa se fanta byongewemo amasukari. Ibyo ukwiye kurinda umwana kandi birimo za bombo, ibisuguti, amafiriti n'ibindi biribwa n'ibinyobwa bidafite intungamubiri. Ikigo RBC kiributsa abantu bose ko icyorezo cya COVID-19 kitakuyeho gahunda zose zigamije kunoza imirire no kubungabunga imikurire y'umwana. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC.